Yesu agarutse abarushe n'abananiwe nimwihangane abacutwa buze kera tuzababona uwo munsi ese nshuti yanjye ugeze mu kaga aho ujya wibuka ko ufite ukwita ari imfubyi ndetse n'abapfakazi abo ni Yesu bitaho ese nshuti yanjye ugeze mu kaga aho ujya wibuka ko ufite ukwita ari imfubyi ndetse n'abapfakazi abo ni Yesu bitaho tuzaguruka dutashe ijuru tukinagira imitavu muri byo bibaya abanyumwa buze kera muzababona uwo munsi nshuti yanjye ugeze mu kaga aho ujya wibuka ko ufite ukwita ari imfubyi ndetse n'abapfakazi abo ni Yesu bitaho ese nshuti yanjye ugeze mu kaga ujya wibuka ko ufite ukwita ari imfubyi ndetse n'abapfakazi abo ni Yesu bitaho hazaba ibyishimo n'umunezero tungeze mu ijoro nta kurira nta kuganya bizarangwayo indwara no gupfusha ntibizabayo ese nshuti yanjye ugeze mu kaga aho ujya wibuka ko ufite ukwita ari imfubyi ndetse n'abapfakazi abo ni Yesu bitaho ese nshuti yanjye ugeze mu kaga aho ujya wibuka ko ufite ukwita ari imfubyi